Muraho neza, nitwa Prince Umuragwa manje kubashimira. Mu mashusho aheruka twaje tuvuga ibintu bitandukanye byerekana urukundo ndetse n'imibanire. Gusa uyu munsi bwo turajya ku ruhande gatoya. Ese nibihe bintu umukobwa akora bigatuma umusore yashobora kumukunda ndetse no kwifuza yuko babana ubuzima bwe bwose cyangwa se ubuzirahereza? Ntabwo tuvuga mbere yo gutuma umuntu cyangwa se gufata umutima w'umuntu ku gahato, ahubwo tuvuga imyitwarire myiza ishobora gufasha umuntu kubaka urukundo rufite icyizere ndetse n'icyerekezo. Niyo mpamvu rero icyo usaba ari ukurikira video kugeza ku musozo, ukarushaho gusobanukirwa ndetse no kuyabyimbitse. Byanabyize utasobanukirwa muri comment kugira ngo tuzabone dore tugusobanurira ubutaha. Rero niba munyemereye reka tanyira ikintu cya mbere mu byo tugiye kubagezaho. Naho ikintu cya mbere jya umuha agaciro. Ni ukuvuga ngo umusore nakunda kumva yuko uwo bakundana amuha agaciro. Ni ukuvuga ngo rero mushimire niba akoze ikintu cyiza, mwereke yuko nawe ubona imbaraga ashyira mu byo akora. Ntugategeze gukora ikintu gikomeye cyane cyangwa se ngo utegereze yuko hakorwa ikintu gikomeye cyane ngo ubone ubushima. Oya, ahubwo nemwe na rimwe ijambo rito, urugero nishimiye gukora cyane. Iri jambo rifite icyo bisobanura gikomeye cyane ariko wowe ufite kutabimenya. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu yumva ko uwo akundana abona imbaraga ashyira mu byo akora, arushaho kwishimira uwo mubano kwezi kwanisha bitekereza. Gusa rimwe na rimwe hari igihe benshi tutabimenya. Naho kabiri, jya umutega amatwi. Hari igihe umusore afite ikibazo ariko atari ngombwa yuko umukobwa ahita agikemura, ahubwo rimwe na rimwe akeneye umuntu umwumva gusa. Ni ukuvuga ngo rero mureka avuge, umubaze uko yiyumva, ntukamuseke igihe yakubwiye ikibazo cye. Oya, ahubwo umwereke yuko umushyigikiye kandi umwereke yuko mufatanyije akababaro. Kubera ko kumva umuntu ni kimwe mu nzira zikomeye cyane zo kubaka ubucuti ndetse n'icyizere. Gusa muri iki gihe ibyo ngibyo bisa nk'aho byatunaniye, twibereye mu bishanga, twibereye mu mandazi. Naho gatatu, umushyigikire mu ntego ze. Ni ukuvuga ngo umusore afite intego aba akeneye umuntu umushyigikira, pana kumuca intege. Kumuca intege byo aho ni oya. Niba afite amashuri, umushinga, akazi cyangwa se izindi ntego, mushishikarize gukomeza ubwe ko ari ahantu heza rwose. Ntabwo bivuze yuko ugomba kwemera buri kintu cyose akubwiye cyangwa se gukora buri kintu cyose akubwiye. Oya, ahubwo ni ukwereka yuko ushaka gatera imbere mu gihe gito cyane. Ni ukuvuga ngo rero umubano mwiza ntabwo ugomba kuba ari abantu babiri basubizanye inyuma. Oya, ahubwo ugomba kuba ari abantu bafashanya kugera kure cyangwa se gukurikirana izo nshingano. Naho kane, jya umwubaha. Ni ukuvuga ngo urukundo rufite kubahana rugira ibibazo byinshi cyane kwenza ko abantu benshi babitekereza. Ni ukuvuga ngo niba mutemeranya muganire mubashe kuba mwashaka umuti w'igisubizo. Niba ukoshereje mubwire icyakubabaje rwose maze mubabarirane, ariko wirinde kumutuka, kumutesha agaciro cyangwa se kumukora isoni imbere y'imbaga y'abantu. Kandi wubahe imipaka. Ni ukuvuga ngo umuntu ukunda murubahana kandi ikindi ukamubwira ibyo mutemeranyaho, kandi ikindi ibyo mutemeranya mukabiganiraho neza, ntabwo muhitamo gutukana cyangwa se kuvuga amagambo y'inyandagazo. Naho gatanu, ntugakoreshe amayeri y'ishyari. Hari abakobwa batekereza ko kugira ngo umusore abakunde cyane bagomba kumwereka abandi basore, bakavuga bati dore uriya arankunda, cyangwa se bakigira nk'aho bafite abandi benshi kugira ngo uwo musore agire ubwoba bwo kumutakaza. Ibi bishobora kuba ikinyuranyo gikomeye cyane kwezi kwanisha bitekereza. Ishyari rishobora gusenya icyizere kandi cyarubaswe igihe kirekire. Niba ushaka umubano ukomeye, vugisha ukuri aho gukina n'amarangamutima y'umuntu. Iyo ngeso ireze, ariko weho yageza kuba wavugisha ukuri, kubera ko weho uba buriwe pana kwigiranya n'undi muntu. Naho gatandatu, mugire ibihe byiza muri kumwe. Urukundo ntirugizwe n'ibibazo gusa. Oya, ahubwo jya ushaka umwanya wo kuganira, gutembera, gusangira ibitekerezo cyangwa se gukora ikintu mwembi muhuriyeho cyangwa se mwembi mukunda. Ibi nabyo rwose bifasha urukundo gukura. Ntabwo buri gihe bisaba amafaranga menshi. Oya, ahubwo rimwe na rimwe bisaba ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero rimwe na rimwe mushobora kugira ibiganiro byiza, gusangira akanya cyangwa se gusekera hamwe. Ni ukuvuga ngo rero ibyibuka cyane cyane ni umubano mwajyanye mu rukundo cyangwa se ibihe byiza mwagiranye bitari amafaranga mwakoresheje. Oya, gusa muri iki gihe bisa nkaho rwose umubano mwiza ari amafaranga. Niba udafite amafaranga ntacyo mupfana, nta gahunda mufitanye, nta n'icyo mupangana rwose iyo udafite amafaranga. Ariko biba byiza mwakoresha imvugo cyangwa se ibintu byiza, gutembera, umubano mwiza, gusekera hamwe, ibintu byiza bigiye mukunda bitari amafaranga. Kubera ko amafaranga ni umwanzi ukomeye cyane hagati y'abantu. Naho karindwi, uba umwizerwa.
n'umusore azi yuko ushobora kumubwiza ukuri, kubika ibanga no kumushyigikira mu kintu runaka, icyizere kirakwiye kwenda uko wabitekereza. Ni ukuvuga ngo rero ntukajye umubwira ikintu uyu munsi ngo ashobora kuba wagihindura. Oya, ibyo ntabwo ari byo rwose, ntawe ugushyigikiye. Ntukamusezeranye ibyo utazashobora. Niba utazabishobora byihoreye, ntukiteranye. Kandi niba wakoze ikosa, gira ubutwari bwo kuba wayogaragaza cyangwa se kubivuga, kandi ikindi usabe n'imbabazi. Ni ukuvuga ngo rero kwizerwa ntabwo ari amagambo gusa, ahubwo ni imyitwarire igaragara buri munsi cyangwa se imyitwarire igaragara mu buryo bwa buri munsi. Gusa ibyo ngibyo abenshi bisa nkaho byatunaniye, twabaye ibigwari kurenza uko abenshi babitekereza. Dore ukuri gukomeye, niba uri umukobwa ushaka umusore ukunda cyane, ntukibane gukoresha amayeri kugira ngo agukunde cyangwa se agukurikire, ahubwo iyubake, wiyubahe, ugire agaciro, ugire intego, ugire umutima mwiza, ndetse wubahe n'abandi, ndetse unamushyigikire kandi ikiri muganirize neza. Kandi umenye yuko nawe ufite agaciro kurenza uko abenshi babitekereza, kuko umubano mwiza ntabwo ushingira ku muntu umwe gusa, ahubwo ushingira ku bantu babiri kandi basize hamwe mu rukundo. Abantu bombi ni ukuvuga ngo bagomba kugira uruhare mu kubaka urukundo rwiza kandi rurambye. Gukundwa n'umuntu si igipimo cy'agaciro kawe, oya, icy'ingenzi ni ukubona umuntu muganira neza kandi mukubahana kandi mukagira icyerekezo kimwe. Ni ukuvuga ngo rero niba wakurikiye video iheruka cyangwa se wakurikiye video iheruka, twavuze ibintu 7 bituma umukobwa atakaza urukundo n'icyizere ku musore. N'uyu munsi wakurikiye, uyu munsi wo twavuze uruhare rukomeye cyane cyangwa se twavuze uruhare rukomeye cyane ku mukobwa ushaka kugira umukobwa akunda cyangwa se ushaka gukunda umuhungu mu buryo bwiza kandi bwimbitse. Uyu munsi kandi twanahindura uruhande, turebera umukobwa ashaka gukorera bigatuma umusore arushaho kumukunda kandi no kumwubaha. Gusa ibyo ngibyo abenshi byatunaniye. Kandi ntuzacikwe na video izakurikiraho, kubera ko tutavuga amabanga 7 atuma umusore akwizera cyane kurenza uko abitekereza. Muri video izakurikiraho tuzavuga ibintu umukobwa ashobora gukora kugira ngo umusore amwumve kandi umve ko afite umuntu wo kwizerwa ndetse no kubana nawe. Komeza ukurikire kuri kutavugwa, maze umenye byinshi kurenza uko abenshi babitekereza. Niba video kugira akamaro, kanda like, wandike muri comment ikikuri ku mutima. Ese wani ikihe kintu n'umukobwa ashobora gukora kikerekana yuko koko akunda umusore? Sangiza video inshuti zawe zagira akamaro, kandi ntuzacikwe n'ikuri kutavugwa kugira ngo ujye kumaje kubona ibiganiro byacu byiza. Niba ukunda iyi content, kanda subscribe. Murakora cyane gukurikirana iyo content cyangwa gukurikirana ino video. Tuzongera kubonana muri video itaha. Nk'ibisanzwe rero mwabanaga nanjye Prince Umuragwa.